mbere yuko mvuga ibintu byinshi ndagira ngo tubanze twumva ni kano kantu dukomeze. Akaba agarutse muri societe y'abantu badasa n'amakara gakaraga inyo muziko wakigorewe kagora mu bwongo wangurube kigore n'inyoko. uyu we yaje ari rurangiza muri komedi nyarwanda, umukobwa ugaragara nk'aho ari inshinzi muri rusange, gusa ariko iyo uganiye nawe ubona ko ari umukobwa udafite icyo atwaye ndetse umukobwa ufite urugwiro. Gusa iyo bigeze mu kazi ho aho haragutuka bigatinda. Ako kazi mvuga nta kandi usibye akangaka twese tumuziho, gukina komedi. Akaba ari nabyo bimugize umusitari, umukobwa mwiza cyane. Uyu akaba yaramenyekanye nka Aisha, umukobwa w'inshinzi muri bose. Yavuye muri ofisi ariko afashe umwanya nimugoroba ari gutembera mu kamodoka gutya uguciyeho. Bebe bitese nkugeze imbere, ngeze imbere. Navuye mu rugo sinzi ko duhura. Iyo mwahuye iyo ndushye mwahuye. Ntago ari yo ngewe. Uyu ahantu hose agaragara mu by'ukuri agaragara nk'aho ari umukobwa w'inshinzi, dore ko abavugana ubushinzi utamenya aho bukura. Gusa ariko mu busanzwe bavuga ko ari umukobwa witonda ndetse ko ari umuntu wubaha abandi bantu, agakora akazi ke neza. Rero iyo ageze mu kazi avuga ko aba ageze mu kazi nyine, akaba ari nayo mpamvu akunda gukina agira amahane. Rero yasanze ariyo role imukwiye cyangwa se ariwo mwanya akwiye kujya akina. Gusa ariko ntabwo ari gutyo byatangiye, ahubwo mbere yuko ajya mu gukina filimi cyangwa se komedi nyarwanda, wiyumvaga azajya akina role zibabaje cyangwa se ziriya role z'agahinda. Gusa yagezemo abamubonye bose bahita bamubwira ko ashoboye gukina role atukana cyangwa se ari inshinzi. Maze nawe mu kubitekerezaho nyuma aza gusanga akwiriye role zo gukina atukana cyangwa se izindi role nk'iz'ubushinzi, mu gihe we yishakiraga gukina role ziriya z'abantu baba batuje ndetse b'abanyamahoro. Aisha mu gihe kuri radiyo Rwanda bari bamutumiye bamubajije icyo kibazo cy'ukuntu agira amahane cyangwa se cy'impamvu akunda gukina agira amahane, bamubaza nimba no mu rugo ari gutya bameze, maze abasubiza agira ati njyewe mu busanzwe ndi umuntu witonda, ndi umuntu akunda guseka rwose, njyewe ibintu by'amahane ntabwo babinziho siriyasi, wenda no mu rugo abantu benshi barabizi, usibye ko biraba ari iby'akazi. Ariko njye ubundi ntabwo natuka umuntu rwose, ntabwo namutuka uko byagenda kose. Abantu wenda nshobora kuba natuka ni abantu nyine tuziranye, Nsabi namutuka, Kiramani namutuka wenda mu gihe turi mu rugo, ariko mu busanzwe ntabwo ndi inshinzi rwose. N'ubwo ngewe Aisha nyine baba babitindaho, ariko ntabwo ndi inshinzi rwose. Ayo akaba ari amwe mu magambo yavuzwe na Aisha igihe yaratumiye kuri radiyo, akabazwa impamvu akunda gukina role aho aba afite akavuyo cyangwa se akina ari umukobwa w'inshinzi. Uyu mukobwa kandi ikindi kintu wamumenyaho ni uko mbere agitangira gukina komedi yavuzweho umubano udasanzwe n'ucyamamare Nyakso. Gusa ariko ibyo byose ntabwo tuzi aho byarangiriye, ntabwo tuzi niba bakiri kumwe cyangwa se barashwanye. Gusa ariko icyagaragaye cyo ni uko bitari urukundo ahubwo byari agatwiko. Ikindi wamenya kuri uyu mukobwa Aisha ni uko hari imyitwarire itari myiza ijya imurangwaho, harimo nko kunywa inzoga. Ibi ngibi akaba yarabyiyemereye neza neza imbere ya kamera ubwo yagiraga ati ntanyweye bitewe n'umujinya uba muri kariya akabari nabamara. Aisha ati ndamutse ntanyweye nabamara. Ibi nta wari uzi impamvu abivuze ndetse nta n'uzi ikigero cy'inzoga anywa, niba ari za zindi zituma ahirimanga cyangwa se anywa resi nk'uko leta ihora ibidusaba. Aisha mu by'ukuri akaba ari umukobwa w'uburanga ndetse umuntu wese umubonye yamwifuza. Gusa ariko akaba ari umuntu ugaragara ko adahayirwa mu rukundo, dore ko nta muntu bajya bamarana kabiri. Uko byagenda kose niba bari gukundana none aha ngaha ejo bazaba batandukanye. Ibi ni ibintu bikomeza kugenda birangwa kuri uyu mukobwa Aisha, ndetse abantu benshi bagakomeza kugenda bibaza impamvu ibitera ndetse bakajya no kubimubaza. Yewe ndana n'umuntu uno munsi icyumweru nkabona yagiye, we akigendera se ntabwo nawe se nijye ngenda.
uko akaba ariko yasubije umunyamakuru wari wamusuye ngo amenye uko icyo kibazo kimeze ndetse amenye n'ukuntu cyakemuka. Aisha mu by'ukuri yakomeje kuvugwaho abasore benshi ko bakundana kandi akaba ari abasore b'abasitari, aho twavuga nka Yago, aho bivuga ko bakundanye mu gihe kingana n'amezi 5 yose, bajya kuri kamera bakabyemeza ndetse abantu benshi baba baramaze kubifata nk'aho ari ibintu by'ukuri, ariko byagira nyuma bagasanga ba bantu barashwanye. Aisha mu by'ukuri abantu benshi batangiye kumufata nk'umuntu utagira gahunda mu rukundo ndetse bagatangira gutekereza ko ariwe ikibazo kiba kiriho, kiba kitari ku basore bakundana. Icyo gihe we rero yabasubije agira ati, nanjye nkeneye umuntu tuzabana ubuzima bwose, tuzasazana neza shaka. Aisha ati, nanjye nkeneye umuntu tuzakundana ubuzima bwanjye bwose ndetse tukarambana. Gusa ariko gukundana ni byiza ndetse n'Imana yaratubwiye ngo dukundane, gusa ariko gukundana ntabwo ari ibya buri wese, kuko uyu mukobwa we birasa nkaho bitamuhira nubwo yaba abishaka. Uyu mukobwa rero Aisha akaba ari umukobwa ufite uburanga butangaje ndetse nta nubwo agomba kuba ari gushaka umukunzi gutya kuko ubwiza bwe burigaragaza. Ariko rero mu gihe akomeje kurangwa n'imico mibi nk'iy'ubusinzi n'indi mico myinshi igiye itandukanye, akanabyemerera we imbere ya kamera, urumva nyine ni gutya bizaguma. Uyu Aisha rero akaba akurikiranwa n'abantu batari bake ku rubuga rwe rwa Instagram, kuko aba afite followers barenga 50,000. Bitewe n'uburanga bwe, amafoto y'ubona yararebwe cyane ku rubuga rwe rwa Instagram, ku buryo yaba ari no mu bakobwa barebwe cyane muri Instagram. Uyu Aisha rero akaba yaraniyamamarije kuba Miss Rwanda, gusa ariko amahirwe ntiyaje kumusekera. Ibyo tukaba tuzabigarukaho mu bindi biganiro byacu bitaha. Ngiye mwari muri kumwe nk'ibisanzwe, Narcisse niyo mazina yanjye. Gusa ariko reka nkwibutse yuko iyi video ariyo ya nyuma yanjye ubonye ndetse nzanagukumbura. Mu gihe utarakora subscribe nta yindi video yanjye izongera kukugeraho. Kora subscribe rero kugira ngo tuzajye tubana 5/5. Ibihe byiza.